ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge. Mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba, harimo ya marbre y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Reka tuwe ari nayo tuheraho ya Black Water kubera ko turayivuga dukurikiye ku magambo Olivier Nduhungire yavuze. Avuga ati nta muntu tuzongera guha inzira. Ubwo si Black Water se buriya ibihari? Ya buriya ni Black Water wavugaga. Yego, turamenyesha rero inshuti zacu yuko tubasaba gusa like, share and subscribe. Pour abatabyumva mu cyongereza ni partager, s'abonner na aimer. Amaterime mu gifaransa njyana ndi mu francophone kuko ko umuntu abatayakoresha. Oya twamenyereye gukoresha icyongereza. Ibindi bishyashya rero usanga bihengamiye, bisa nkaho bihengamiye. Usanga bisa nkaho bihengamiye. Yego, tukabibutsa ko turi kumwe n'umu partenaire. Ya, Kisentro. Ni umuntu w'umugabo cyane afite n'iduka ricuruza, n'iduka riri ku Gisozi ari mu rero mu Gakinjiro ka Gisozi, iduka rizobereye mu gucuruza ibikorwa nako ibikoresho byo mu bwubatsi. Harimo amakaro, harimo za gypsum, harimo ibikoresho bikoreshwa mu gikoni n'amatoilette. Umwihariko rero bafite nta wundi nuko iyo umaze kugura ibikoresho babikugereza iwawe for free, utiriwe wishyura transport. Umva hatari agashya di agashya yako ngako. Buriya n'ubutaha uzajya badukopa se? Vuba umukiriya gukopa nabyo birashoboka. Gukopa? Kumenya ngo bijya biteranya inshuti. Ideni nejo. Yego. Ariko iyo uri umukiriya, abantu bijya bibaho uri umukiriya uzwi waramaze gufatisha irange, ukajya ugenda rwose bakaguhereza ibintu wowe ugacuruza ukaza ukishyura nyuma. Yego. Minisitiri Olivier Nduhungire ngo yizeye ko u Rwanda rutazasabwa guha inzira abandi bacanshuro bari mu Rwanda. Yatanze umuburo. Ibyo ni cyizere dufite kuko ubushize twarasabwe u Rwanda cyage rwatije unuza rwari rufite ubuntu butiza urugi. Butiza urugi cyane rwabaye inzira ya cocktail yose. Yes. Sadeke yari yarigize ndanze ngo ngiye sinaca hariya birangira ari hinyuze. Sadeke ntabwo byari ndanze, ahubwo Sadeke yari ifite ubwoba. Hariya ni mpaca ndagera mu rugo mahoro. Si ubwoba ndakorera bakoresha ko bashoboye kugira ngo bace ku kibuga cy'indege cya Goma biranga. Nuko bimeze. Oya ntabwo bakoresha ko bashoboye, si bari babemereye kugikora se. Byageze ariko birahagarara. Birahagarara byo kugikora. Rero ikintu twavuga wenda kuri nani kuba canshuro, usko mbere hari abacanshuro bari baraturutse muri za Romania. Bamwe babitiranyaga na wa mutwe wa Prigozhin ariko siwo. Abo bari baraturutse muri Romania. Nuko biriya bihugu nyine bya Romania kenshi byahoze Uburusiya bufitemo influence mu gihe cya Soviet Union. Ariko turabizi ku isi ni ikintu cyatangaje isi, sino kuvuga ngo cyatangaje isi ubundi nuko wenda ari abera da, ariko yaba ari abirabura bya bindi tukunze kuvuga nta n'umuntu ari kubavugira kuko mu mategeko mpuzamahanga twagiye tubigarukaho. Itegeko rya ONU ryo mu 1988 rivuga ko abamerceneri batemewe. Ikindi niyo bafatiye ku rugamba ntabwo amategeko y'intambara yo abarengera. Ni imiyaga rero. Ikibazo rero nuko ubu ibihugu byinshi biteye imbere bifite iyo mitwe ikora gutyo. Bifite iyo mitwe ariko buryo uzanarebe ntago biyemera mu buryo buri officiel ko bakorana.
ko iyo mitwe ari ikora imirimo yanduye yayo. Yes, dufate nk'urugero nuza uriya mutwe w'Abarusiya mu itegeko nshinga ry'Uburusiya ntago byemeye ko hagomba kuza undi mutwe parallel utari w'igisirikare cy'igihugu. Ariko ureba wita ngo ni umutwe uri privé. No muri Afurika y'Epfo urahari. Nawe urahari usibye ko buriya nawe wacitse intege wari ufite ukomeye. Blackwater buriya rero nayo yashinzwe na Eric Prince. Nayo inkomoko yayo ni muri Amerika. Blackwater gikoreshwa genda byibuka cyane icyo gihe ndumva ni ejo bundi mu bihumbi za 2022 mu ntambara ya Iran na Syria ya Iraq. Blackwater niyo yakoreshejwe mu nyungu za Amerika. Habwo wenda dushobora no guhita twinjira tureba turakomeza tumenye ngo n'ubundi Blackwater ije muri Kongo ije kurwana kurasa F7 ushobora kwibaza ngo ije kurasa M23 ko mbari ibindi biyizanye. Oya ni nabyo niko bizaba bimeze. Ubwo rero ndongere yavuze ati rwose umuntu azongera gufatira ku rugamba ababimenye. Yego biba byumvikana akavuga ati dore ubushize abantu bitwaga Abarumaniya baciye hano izuba riva barabafata ntawe twambuye ikintu abantu banagayiye cyane AFC uribuka Colonel retired Colonel Bora avuga ati igihe ikintu cyambabaje murimo kumubaza ati urabivuga iki kuri bari Mercenaires kigenda byibuka nandi Kigali imbakurikiye ati ikintu cyambabaje no kubarekera ari amafaranga ari amadolari yari mu makasi nanjye nabonye kunangana ndavuga nti ari abagumbye kuyabaka aroba imibandari ingana ni 200 by'amadolari 200 uwo ngo n'ibikeye arora ufite amafaranga ngira ngo ari mu 380 aziritse ku mugongo iyo bagwa muri Katanya maburi cyangwa nzari kubarya bose ari amafaranga bari kuyajyana. Nabonye n'igihe binjira AFC mirinjira gufata umujyi wa Goma babuze inzira batazi iyo bajya ngo ikibuga cy'indege kiri. Ese mamanje ari bazikora bari bworirire. Oya bari babizi ahubwo ikibazo buriya situation yakurenze n'amaso ntabwo n'amatwi ntiyumva n'amaso ntareba. Buriya rero aho kunyura byari byananiranye. Wabonye ko bawongira muri Monisco bakorera diru n'igihugu cyabo. Bakora diru barangije igihugu cyabo cyohereza. Nta declaration nimwe yigeze yumvikana iva mu bihugu by'Uburayi par exemple bivuga yuko icyo kintu cyabaye ari kibi. Uzi ikintu baje hose ngo yari groupe privé ngo ariko ngo ntabwo yajyaga ku rugamba ngo yari yaraje kuba instructor ngo kwigisha ingabo za Kongo. Nose ingabo za Kongo zigishwa n'abacanshuro. Ariko nabonye uyu mutwe impamvu Olivier Ndungire wenda urabigaruka mu kanya impamvu yawuvuzeho ko nako yabivuzeho nuko leta ya Kongo biturutse kuri Shaban yigambye yuko bahageze. Yego abakongomani surabizi bajya bahisha. Ikibazo rero Olivier Ndungire arabisobanura ati no twebwe turabizi neza ibyabaye ubushize twarabibonye tunasabwa yuko dutanga inzira turayitanga. Ubu n'ubu abari Abarumaniya baratuje iwabo haje abitwa ba Colombia bazanywe n'umugabo witwa Eric Prince. Tujye muri realite des choses. Eric Prince c'est un milliardaire américain. Udashobora kwiranza sur le terrain congolais. Amerika itabizi nibiba icyo urumva kuko amateka ye tujye muri Iraq urebe aziranye na Donald Trump. No kuvuga na Bush ubundi kuba republique kubera intambara zabo ni inshuti ze cyane abo ngabo rero barabizi abanyamerika bazi neza yuko Eric Prince akura umukati we mu bikorwa nk'ibyo cyane buriya nibo barindaga i Baghdad abo bitaga ngo zone green zone. No kuvuga ngo zone iri verte ahantu hari ambassade ahantu hari diplomatique kabisa ibikorwa bya diplomasi nibo barindaga ambassade y'abanyamerika. Ikindi rero tujye kuri AFC23 igiye kubona umuntu imbere aho ngaho. Eske ni ikibazo gikomeye kuri abo bantu baje nk'aba Eric Prince kikaba ari ikibazo kuri AFC23. Ubaje ikibazo cyiza nkuko experience twagiye tubibona n'undi wari wese nubwo bavuye kwigira mu ijoro kuza kuvangura rwanya AFC23 uri muri kare Gatogo. Icyo cyambere kiba gipfuye uri muri ya coalition none batayirwanyije byagenda bite. Icya kabiri kamaze mve kuri AFC23 icya kabiri
ni ukuvuga ngo umutwe uje ni ubwa mbere uje gukorera hariya ni ahantu batamenyereye kuri tere. Ni ukuvuga ngo kubazingira bagashiduka bafashwe impiri, ibyo ngibyo kuri ngenda abana batakanga AFC M23 uko baza bameze kose, imbaraga zose baza bafite zose. Yego kubera ikoranabuhanga baba bakoresha ry'amadrone n'iki niryabura nabo bari bikoramo muri AFC M23, ariko nibashobora kugera ku ntego. Icya gatatu nuko ba mercenaires impamvu burya batagera ku ntego cyane cyane nuko bashyira imbere ubuzima, ntabwo be expose cyane kubera amafaranga babahembwa. Hari ibintu byinshi dushobora no kwibaza ibibazo byinshi. Ndamutse nkoje nti ese buriya usanze bari aba mercenaires ari aba-Amerika, ahubwo icyo kintu kirashoboka cyane kuko baravuga ngo Blackwater yarasenywe, ariko yiyuburiye ibikorwa byayo byumuriye muri indi company, muri izindi company zo muri Colombia, ariko boss ninde ni Eric Prince, ni nawe ukora ni nawe uhabwa amafaranga. Pourquoi bataba baje nabo nindi hypothèse ntabwo tubyemeza 100%. Pourquoi bataba baje kurinda inyungu z'abanyamerika, inyungu z'abanyamerika. Izo nyungu z'abanyamerika rero AFC M23 ese yo yabifite ikibazo kubona inyungu z'abanyamerika zirindwa? Ntabwo yaba bifite ikibazo, ariko mu ikanzu barimo kubadodera nk'uko twabibonye, twakoze kubigarukaho. Nuko umutwe wa AFC M23 hari uburyo barimo kureba uburyo bazawushyira muri leta. Icyo si kimwe. Rero igihe waba ugiye muri leta byanze bikunze ntabwo abanyamerika bakwiringira umutekano w'ibikorwa byabo hatari abandi bantu babunganira. Abadukurikira bumve neza yuko ikanzu yagaragajwe ishobora kudodwa ikadoderwa idoha, ishobora kuza ivuga yuko bamwe mu basirikari ba AFC M23 bashyirwa mu gisirikare cya Kongo Kinshasa, abandi bakaba abashinzwe sécurisation cyangwa se bon déroulement de l'administration ya gouvernement local, no kuvuga ngo parti ya contrôle na AFC M23. Yes, ibyo twisenuza fédéralisme iri prononce déjà. Bivuga iki rero? Bivuga ko inyungu za leta zunze Amerika kugira abantu bazihagarariye Amerikizi itabari igitangazo. Ntabwo byabari igitangaza kubera ko abanyamerika nubwo bakoze deal kuri zanditse mu mapuro, ariko inyuma y'amarido hari ibindi bakora. Ushobora kuvuga ngo bira bavuze mu mibare ngo 60% niyo bazakuramo mu nyungu bazagira, ugasanga ahubwo 60% mu mapuro, ariko behind hafi 100% ahubwo. Ibyo byose rero bigomba abantu baza kubirinda. Ariyo mpamvu Abdallah ntabwo tubigize ihame, nibyo natwe turimo kwibazaho mu buryo buri hypothèse uburyo umutwe nka Blackwater uza muri Congo Trump atabizi. Reka ubaze ikindi kibazo. Icyo kibazo kugira ngo n'abandi badukurikiye bagiye bande babyumva, ese bishoboka ko AFC M23 ishobora guhura n'abagize Blackwater bagakorana nta mpungenge? Ibyo ni ibisanzwe, ni nkuko wenda buryo ngiye kubigereranya ntabwo bihuye 100%. Nge nabitekereje ariko nabyo byashoboka. Ni nkuko mu Rwanda amabanki uzarebe afite ibigo kandi binafite n'imbunda birinda umutekano, bitabaye ngombwa ko leta yashyira polisi. Ahubwo polisi kashyira mu Rwanda nkwereke ka yabyo yabaye neza nkuko igomeze. U Rwanda rworeza ingabo muri Centrafrica rwagiye rutabaye kabaye, ariko rugeze rwasanze Centrafrica yere yigerageje kubana n'abantu ba Prigogine, sibyo? Ariko u Rwanda se ntirwakoze rureba abantu ba Prigogine hariya, kandi nta kibazo bikibaye. Hari ikibazo mu buse nibagihari. President wa nuza wa Centrafrica no mu bamurinda yego abashinzwe umutekano we n'abanyarwanda, ariko uzanarebemo harimo na nuza, harimo abantu n'abari amutwe mu Burusiya. Yego, ese bakorana bakorana bati ese bakorana bati utanze urugero rwiza. No kuvuga ngo Wagner ni nuza ni imeze copy paste nka Blackwater, ariko yaje kurinda nuza inyungu zabo muri Centrafrica. Yego, ihakubitana n'u Rwanda rwo rwaje kurinda guverinoma igiye kugwa. None se ni babangikanye, urinda guverinoma ngo itagwa, urinda inyungu z'abarusiya muri bagahurira ahantu hamwe, nta muntu ureba undi nabi,
kandi u Rwanda rwo rurinda inyungu zarwo n'u Rwanda rurinda inyungu zabyo. AFC M23 buriya irashoboka ko yarinda inyungu zayo AFC M23 ikintu yakora ntihungabanye iz'abanyamerika. AFC M23 iriya projet barimo kuko abanyamerika buriya n'abahanga abanyamerika igihe bajya bavuga ngo ngewe banshinja ngo ndabavuganira cyane, ariko niba nawe undi muntu urabakura ku ntebe abanyamerika buriya bakeneye ubuvugizi bwawe. Umuntu uri simple koko ahora bansubirije abanyamerika simple citoyen bakeneye ubuvugizi dokamenge none ikintu nashaka kuvuga urabona ni urugero gato ngiye gutanga ndahita mbihuza. Urabona nko muri Nuza urabona iyi nyandiko neza badodeye Hamas. Yego abanyamerika barakudodera kandi ibintu kabisi ukinjira mu ni kimwe rero n'aha ngaha iyi projet barimo gushyira mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nako Nuza Uburasirazuba bwa Kongo. Urwo rugero rutanze nirwo bitwaye ikintu kuvuga ngo AFC M23 igihe wenda federalisme bazayibaha bimwe twagarukaga ejo bundi yo yarinda inyungu z'umutekano muri rusange, ariko inyungu z'abanyamerika zirindwa n'ibigo byabo nk'uko bimeze muri Central Africa ku Barusiya bakabifata nk'uko twagize icyitwa Kaka Security, nk'uko twagize ibyitwa Gespro, Terseke. None se Terseke nirinda amabanki mu Rwanda ubona atari ifite imbunda, none se kuki leta itashyira abapolisi? Ikibazo gihari ni iki noneho kuri kote ya Kongo Kinshasa nka leta ishobora kuba ibaha indi misiyo itandukanye no kurinda inyungu za Amerika. Bashobora kuba banavuganye na Amerika abanyamerika n'abagome sana ku rundi ruhande. Bashobora kuba banavuganye na Amerika muri cya kintu bita riz muri politiki, ati muzajye mugurusa drone, ati twebwe tugiye kubaha Blackwater ikomeze bakandire abo bantu babateza akajagari. Nimujya mubona biri kugenda bikomera mubwire Blackwater izajye bahereza support. Hanyuma misiyo ku rundi ruhande nyuma y'irido Blackwater barayaha indi misiyo, kuko ngo turakibaza ukuntu Blackwater ije muri Kongo kandi Amerika itabizi. Oya nadiru ziri kugenda zicamo neza zigeze mu gihe zigomba gushyirwa mu bikorwa, none uri kuzana Blackwater kuko twe turagendera kuri experience. Blackwater hose yakoreye irinda inyungu z'abanyamerika. Twatanze urugero muri Iraq, ni ukuvuga ngo bagezeho bagabanya ingabo z'abanyamerika za leta bashyiramo umutwe uri prive kugira ngo ibikorwa uzajya ukora bitazajya byitirirwa ingabo z'abanyamerika. Ibyo babyita sous-traitance, babyita sous-traitance bigira inyungu cyane mu kugabanya le prix. Ikindi n'amanyanga ingabo za leta zakora agabanuke. Urumva rero ibyo nabyo birashoboka, ni imwe mu hypothèse ashoboka. Ikintu reka inkuru tuyisozereza tuvuga yuko uko byagenda kose Olivier Nduhungirehe ministre wa Affaires cyangwa se kuri guverinoma ahagarariye abona bitazaba ngombwa ko basabwa. Nawe nk'umunyapolitike niba twibaza ibingibi nawe arabyibaza. Ku ruhande rumwe aravuga niba muzanywe na misiyo yo kurwanya uriya mutwe ejo bundi bazabacisha hano bagashaka kubanyuza hano, nimuzazana ibintu birebire niba muje kandi muje kureba amabuye ya Trump. Ariko icyo gihe tujya tubona ibyo abanyapolitike bavuga hari igihe bihinduka. Anko Samu babanyazi Anko Samu akabyinjiramo baca hano bahaca none se wababwira ngo bahere mu ishyamba kandi bimeze nabi bahaca n'abandi bahaca kubera negociation. No ibi turi kuvuga ko bahaca Nduhungire ntabwo abizi se arabizi gusa bisa nkaho bigaragaza nko guteguza ati hari ahantu mugiye ntabwo hari ahantu horoshye. Niho kubabwira ati ntabwo horoshye. Wabonye abantu b'imidani bari bo bavuga ngo barimo kurira ikibuga cy'indege bashaje bafite imidigi minini cyane nabyantangaje. Ariko ikindi kibazo umuntu ashobora kubibaza, inyungu za Amerika zigiye guhagararwaho na Blackwater, AFC M23 ntiyazirindira ubwayo. AFC M23 ukuntu twabisobanuye iyo irinda umutekano muri rusange. Erega hano haracyari ibintu byinshi. Hari ikibazo wigeze kumbaza cyiza cyane nibuka, urambaza uti amahirwe y'umutekano n'ubwo amasezerano yaba yaduha cyangwa Washington urayabona gute kwijanisha? Ndakuba 50%. Haracyarimo imitwe yitwaje intwaro na Amerika ibona
iyo yose ni inshingano bazaha FCM23 ni nayo ni nimwe mu mpamvu bagombye kugira amakenga bakazana abo bantu babo babatese umutwe uvuka aho ushatse hose none ngiye nohereza abantu banjye bajye mu mamine nta muntu wo kubara nduhari nibyo Putin yabwiye Arikanje wowe uriya uyobora Centrafrica se Arikanje Touadera arambwira ati ngewe urashaka ikibazo cy'umutekano tugikemure yenda kuzanira Wagner ikibazo cy'umutekano gikemuke ariko nanjye inyungu zanjye zigomba kuri urumva uburyo babiganiyeho byari ibintu byumvikana yaje ambwira ati nzanira ingabo z'Uburusiya kumfasha ambwira ati no on ne lance pas notre armée sur le terrain reka nkurebere genda urebe Prigogine mukore deal aragufasha ijambo Kinshasa amakuru bivugwa ko yagiye kureba Washington irayibwira iti twebwe twemeye kubaha amabuye ariko mutwizeze umutekano yego muduhe umutekano nk'uko murimo mushaka kubikora kuri Ukraine icyo gihe rize izamo Amerika iti kubwira iti ngiye kuguha Blackwater abaciyayizi ntabwo bashobora kuzana ntabwo ndi bukoreza ingabo ngiye kuguha Blackwater munegosiye urabuzishyura kandi nanjye ziraba zirinda inyungu zanjye ni ukuvuga ngo ni ugutera ibuye ryica inyoni ebyiri ni ukuvuga ngo Blackwater ishobora kuba ikintu gishobora guhereza solution Kongo Kinshasa ariko ishobora no kuba hose intandaro yo kubona umutekano kuko urumva nubwo bazavanga ibyo ngibyo hakazaba federalisme iki gice wenda kiyoborwa na Kongo nako nanuza na FCM23 ari un état fédéral Kongo irashaka kureba iti ngewe nzaba ndi hehe yego Amerika reka yibwira iti ibyo biroroshye ngiye ndakohereza Blackwater ibirimo hari yego uraba ufite umutaka w'umutekano kandi nanjye inyungu zanjye zirengerwa aba Blackwater batumye tuvuga menshi nagende bokanyagwa rega urumva bari ishuje mu karere abayobozi rero b'ingabo z'u Rwanda RDF niza Uganda nabo barahuye ngo ni ku nshuro 6 ku bijyanye n'umutekano ahanini ku mipaka ndetse n'ubufatanye use umupaka w'u Rwanda na Uganda hari ikibazo cy'umutekano gihari nsigaye mbona urukundo nirwogere hagati y'ibihugu rwarogeye cyane n'ibindi bihugu peut-être bashobora kureba ku rwego rwa EAC n'ibindi bihugu njyewe hari icyizere ngira n'ibihugu byazanyemo umwuka mubi mu rwego rwa diplomasi haba Burundi n'u Rwanda haba na Kongo n'u Rwanda Uganda n'ubizano byari bigeze bimeze nabi ahubwo Uganda bwohereza nose bari abantu baje munuza mu Kinigi nibavuga ko harimo n'abavuye Uganda yo rero buryanjye arigenge buriya ntubona ko abitwaga bagavana ni wabumvishe dufite deontology tugomba kugenderaho mu byo tuvuga wenda kuri micro ariko mu mutima duhari ibintu tuba binafite nyine bitameze neza buriya mbona amahane hagati y'u Burundi n'u Rwanda yakemurwa n'uko umwe akoze undi mu ijosi cyangwa mu ijiko icyo nakwizeza buriya ni nk'u Rwanda na Uganda abantu bavuga ngo bigiye kurwana n'u Burundi n'u Rwanda ntabwo bizigera birwana ariko u Rwanda na Uganda bigeze kurwana baraziranye bigeze barwana gutya imbona nkubone barwaniye mu kindi gihugu bari mbona nkubone buriya kiriya gihugu bari barimo uzi ko nta n'ijambo ryavuze ku mirwano yabaye icyo gihe ibyo ni ibisanzwe icyo gihugu nta kintu cyashobora kuvugaho ibyo ni ibintu bisanzwe ni nk'uko ingabo z'Ubufaransa ziguma muri Centrafrica zari kwesurana n'iz'Abarusiya yego bari kwesurana ariko burya u Rwanda n'Abaganda bageraho niyo mpamvu izi nama ziba zirimo kuba utuntu twose dushobora gutuma tubateranya yego gusa n'ibihugu burya bicungana tension ngo ni inama izwi nka proximity commanders proximity sumva ko ari abantu begeranye yego biri kubera mu mujyi wa Kabare mu Ruganda nyuma ko heruka guhuza izo nzego zombi zabereye mu karere ka Nyagatare muri Kamena mu mwaka wa 2025 urumva ni inama ziba kenshi yindi ya gatandatu swat ikabera mu Rwanda swat ikabera muri Uganda urebye rero mu bana b'u Rwanda na Uganda ni mwiza pe nibyo twavugaga n'ibindi bihugu bizabana neza bizagera ubwo nimwe mu nkuru twa dufite mu Rwanda tugane no mu byerekeranye n'ubucamanza butabera butabera umugabo Karasira Aimable wazafungurwa
mu mezi 7 ari imbere. Kubera ko yakatiwe imyaka 5 abantu batumva yuko wenda byahwaniyemo, nabonye yahamwe n'icyaha cyo gukwirakwiza amacakubiri. Yego. Urabizi ko mu bindi byaha bamuregaga harimo icyango cyo guhakana jenoside. Yego. Bitewe n'ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga yajyaga anyuzaho. Negationism. Ariko we akavuga yuko ngo yirwariye mu mutwe. Ati mubabare njye nirwariye mu mutwe. Ahubwo aho kugira ngo njye muri gereza muri kango njye kwivuza. Professor Niga rero yakunze kwita Professor Niga. Ariko ibyo kurwara mu mutwe urabona ko abacamanza ntabwo babifata, ntabwo babiha agaciro. Ntabwo babiha agaciro, ariko ubwo meruka numva hari umudokteri wari watangaje ko ibimenyetso bigaragaza ko yararwaye mu mutwe byari bihari. Oya, yabitangaje gute se? Oya, babanje kujya kumupimisha ntubyibuka se? Yabigaragaje urukiko? Yes, abavuka. Ndavuga oya. Abavuka mu buranira. Umudokteri yarahamagaye mu rukiko. Oya, bazanye ibinoze ibimenyetso barabitanga. Ntabwo ari uko ngo umudokteri abivuga. Dokteri yamaze gukora ibyangombwa araza akabishyikiriza ubucamanza. Ubwo usoma inkuru yose bishobora kuba birimo. Ndumva ninuza n'umudokteri yarabishikirije ubucamanza. Urugero ko rero rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha bimbukiranya imipaka rwahanishije Uzaramba Karasira Aimable igihano gifungo cy'imyaka 5, ariko imitungo ye yafatiriwe ikarekurwa. Yego. Byari nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri, ibindi byose yaregwaga abigirwaho umwere. Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda amaze imyaka irenga 4 afungiye muri gereza ya Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni ibyaha mu maburanisho atandukanye bwagiye bugaragaza ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha cy'izandonke, kudasobanura inkomoko y'umutungo. Yego. Urimo amafaranga yafatanywe kashe na yari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki na mobile money. Yego. Abanyamategeko ba Karasira Maître Bikotwa Bruce na Maître Gashema Felicien bagaragaza ko Karasira adakwiye guhanwa adakwiye guhamwa n'ibyo byaha kandi ko bizeye ubutabera. Karasira rero Aimable watawe muri yombi mu mwaka wa 2024 ni byose 24. Ibi bivuze ko agomba kurangiza igifungo yahawe mu mezi 7 ari imbere. Umunyamakuru yibeshye. Ntabwo ari mu 2024. Ntabwo ari mu 2024. Kuko urumva bavuga amazemo imyaka 4. Ahubwo bishobora kuba ari mu 2020. Yego. Bivuga ko rero azarekurwa amahirwe kandi ifaranga rye azarisubizwa. Yego. Gusa buriya nabonye isomo. Buriya nabonye isomo. Ikintu kimwe cyanshekeje rero mu rubanza rwe, ntabwo buryo umuntu afunzwe bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Umuntu afunzwe abantu benshi bajya musura bakamuganiriza n'iki byose. Ariko Karasira ngewe nakurikiranye urubanza rwe, ikintu cyanshekeje umunsi umwe cyagiye bazanaga Kazungu uramwibuka la con qui a tué les gens. None ngo arabati ngewe ahantu ndyame negeranye na Kazungu, ati ku buryo ndarota nkumva yanyishe. Ati mfite ubwo naravuze Karasira rwose bari kumushyira hafi ya Kazungu, ntabwo ari byo kandi ko Kazungu yakurya ariko Kazungu ibyo byagenze bitu bya nyine yakatiwe burundu. Yarongera najurira ko yakatiwe burundu. Uriya kajurira. Yego. Karasira rero tumureke amakuru yajyanye n'ubucamanza tujye mu bukungu. Bwa mbere na mbere u Rwanda Wolfram. U Rwanda rwatangiye kohereza Wolfram ku isoko rya Amerika. Yamabuye bavugaga u Rwanda ntabwo rwacukura amabuye ngo nta mabuye rufite. Ko se buriya none nabibona kuri TV5. Yego. Ikintu cyose bavuze ku Rwanda abakongomani baba bashikuye, abenshi si abakongomani bose bavuga ngo u Rwanda ruratwiba. Yego. Aro nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo u Rwanda ngo rurimo no kubiba n'umuco, ngo kubera gushyiramo indirimbo z'abakongomani mu bihe by'amagare. Ariko reka mbwire buriya Kongo Kinshasa ukwireba kuriya
irarwaye jusque à la moelle épinière. La moelle épinière urayibona uzani iri gufa ryo mu hejuru muza mu mugongo. Uzi ko buriya indirimbo kuri televiziyo zabo zose ni indirimbo z'abakongomani gusa, nta yindi ishobora kujyamo, ntabwo bishoboka. wenda ibyo n'uburenganzira bwabo. Oya reka nyine ubyumve, ntukajya ubona ibintu biba ukabona umuntu wenda ari kuza afata wowe ntabwo ngukunda, ntabwo uri iwacu, ukagira ngo bituruka he? Bituruka ku buryo abantu barezwe. Nta ndirimbo so guteza umuco se w'indirimbo zabo. Oya ntabwo ari cyo ngicyo, ahubwo no kwiyemera ubwabyo bakavuga ko abandi batagomba kubaho. Urumva kuba umuntu umuririmbiza ukuntu bazi kuririmba abakongomani, nta ndirimbo y'igifaransa bapfa kuririmba, nta ndirimbo y'igikongo nani y'ikinyarwanda baririmba. Ahubwo ngiye ibyo ndabibemereye. Komeza reka nkwereke ikindi sasa. Uzagiye kuri televiziyo yabo, nta mikino y'amahanga bashyira kuri televiziyo yabo. Baraza rupopo yaba byabatezaga imbere. Nyine nicyo shaka kubwira. Ibyo ntacyo byari kuba bitwaye. Nta kintu cyo kuba kuko no mu Bushinwa amateleviziyo yabo ntabwo ashobora kukwereka iby'Uburayi cyangwa muri Amerika. Yego, ariko kubera iki? No kugira ngo abantu batarangara bagume ku byabo kuko biri gutera imbere kandi bari kubiteza imbere. Muri Kongo ntabwo ushobora kujya kubona bavuze ngo imikino ngo bacisheho ngo mu Rwanda ngo habaye ngo championnat du monde. Hakuna. Mu Rwanda twamaze imyaka ingahe turi kuri Rukumbi. Rukumbi ya niki? Rukumbi televiziyo bitaga Rukumbi. Televiziyo y'u Rwanda. Aya ntabwo muzi. Ahubwo se kwivugira Rukumbi. Iyo televiziyo y'u Rwanda wagize ngo yo yaje ryari, nicyo cyari kibazo. Perezida Habyarimana ndibuka bamubaza ati ko nta televiziyo. Non, c'est parce qu'on est pauvre, nous sommes pauvres. Ati je n'aimerais pas que les Rwandais puissent avoir une télévision pour avoir accès à la télévision tout le long de la journée, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikibazo buri yabaye Rukumbi kubera ko ntabwo n'ubushobozi na leta ubwayo ntabwo ari ifite ubushobozi bwo kumentena televiziyo. Gusa ikintu twava kuri ano mabuye ya Wolfram, kuki bavuga ko ngo Imana yaragira kata neza iravuga iti hano nta kintu kigomba kuhajya, hano nimwe mugomba kubigira. Kandi mu Rwanda hari inganda ejo bundi na Excellency yarazisura. Ibyo byo ni n'ikibeshyo kidasanzwe. Ariko noneho ikindi kibazo, wowe izawe uzimarije uko ufite zicukura ko uruvuga ngo barakwiba. Uzimarije nabonye nanuza TV5 yatangiye kugisiba ibitekerezo nk'ibyo kuko ari nabyo bazanamo bitukana ngo hitirere n'ibiki byita ibisiba. Yego. Kuri uvuga ngo barakwiba ibiki, barakwiba ingagi, barakwiba amabuye, nta muhanda ugira, urumva nta bitaro ugira, ubundi iby'Imana guhaye ayo mabuye uvuga wayakoresheje ko Amerika itegeze ivuga ko isoko ryuzuye ryabaye none n'amabuye yavuye mu Rwanda, we ko ayo wazana yose yagurwa. Wolfram tubonye kwivamo ibikoresho by'intambara, amasasu n'ibindi byose. Yego. No ubu intambara ziba ku isi Kongo wowe rugurira ngo uvuga ngo barakwiba. Ukeka ko izo Wolfram zidakenewe tutapangira nani container? None iki twanababwira u Rwanda ruri kuzohereza zinatunganyije container za mbere zitwaye amabuye y'agaciro yo mu Rwanda. Wolfram yatunganyijwe tungsten yageze ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahazwi nka Towanda muri leta ya Pennsylvania. Urumva n'amabuye n'amakuru yatangajwe na ambasade y'u Rwanda muri Amerika kuri uyu wa 30 z'ukwezi kwa Nzeri. N'amabuye yagejeje muri Amerika na sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu Rwanda ya Trinity Metals. Yari iyajyanye mu kigo cya Global Tungsten and Powders GTP gitunganya ifu y'amabuye y'agaciro avamo ibyuma bikomeye bikoresha mu bikoresho bitandukanye. Tungsten yo mu Rwanda yakiriwe n'abarimo umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe, ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Eric Kendrell n'abayobozi ba GTP. Mu itangazo ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yakomeje yavuze ati ibi bikorwa by'ako kanya byo gutwara tungsten ivuye mu Rwanda ijyanwa muri Amerika n'ingirakamaro cyane mu bufatanye n'impande zombi mu bijyanye n'ubucuruzi, bigaragaza uburyo u Rwanda
ari umufatanyabikorwa wizewe mu bijyanye no kohereza amabuye y'agaciro y'ingenzi. Hari umunyamahanga umwe w'inshuti yanjye iyi nkuru nawe yayisomye arangije arambwira ngo ariko dahu mbwira Kagame, perezida Kagame ni irihe banga afite ko arimo aradutungura mu bintu byose. Namubwira ni nta rindi banga, ni ibanga rya leadership, good governance. Ni iryo niryo rya mbere ngewe mbona nakubwira bro. Ni n'abandi bazaryigana urebe. Ariko uzi ikibazo gihari se buriya abazungu niyo bari kubaza bya bintu babibaza bashingiye ku kintu kimwe gisanzwe. Baratwizera twebwe abirabura, abazungu buriya baratwizera, batwizeramo yuko nta kintu kiza dutekereza igihugu dufite. Noneho bakatuvuga bati okay mubareke turabizi birangira kuriya tu. Noneho bakarejya kureba bakabati mugabo se noneho umwa ko ibyo tubatekereza hatari byo ari gukora we bigenda bite. Nigeze kubwira mu matora ya perezida wa Repubulika hari igihe higeze kuba kampanye electorale ibera hari ahantu bita kuri Mahoko munsi ku Nyundo. Nazamukanye n'abakobwa 6 b'abataliyani ko uvuga kuzamuka imodoka, twashatse imodoka turazibura, abantu bose bazamutse bagiye. None tugeze mu nzira duhura n'imodoka bita hoho, urabibona sibyo siko tuvuga tubyita hoho zimwe z'abashino kuzazivuye kumena umucanga. None uwo mugabo arahagarara ati tugende se, kandi ndi kumwe n'utwo tuzungukazi yarafite umukonvoyeri imbere, ndasimbuka mbaniriguyemo utukobwa ngo natwe tujyane tuzamuka muri wa mucanga hejuru twikubisemo turagiye. Uzi mu mutwe ibyo twavugaga, Imana itubabarire dusuhuze perezida wa Repubulika gusa ngo turashaka kumusuza ngo turamwemera ngo byahatari ngo ntabwo ari umunyarwanda. Bavuga ngo ntabwo ari umunyarwanda ngo ni umunyamerika, ngo turabizi ko yize muri Amerika. Naho nzi ibyo bivuga ko atari umunyarwanda. Ati turabizi ngo ntabwo yize mu Rwanda we ngo ni umunyamerika, ntabwo ari ariko baranamushuje. Baramushuje bafite ukuru niba ari ruhuru bafasha n'ubundi kugenda bacengere baracengera rwose bagenda bajya ku mwanya mwiza, aratambuka asuza abantu. Harimo nka 2 twamushuje surura nuko bari abashyitsi tu harimo nka 2 twamushuje tugenda tuvuga ngo ntabwo turakaraba ngo twashuje perezida wa Repubulika. Ndashaka kuvuga ko rero Kongo iravuga iti baratwiba aya mabuye ngo irafite aruzuye cyane, kandi bavuga ko hari umupaka waciwe urirwa wirata ngo ufite cobalt, zahabu, diama, ariko nta muhanda ugira. Oya ntabwo ubona aho yacuruza nicyo kibazo. Ntabwo ubona aho yacuruza, wabona abandi barimo kwibakira imihanda ngo baratwiba. Reka nyewe nkubwiza ukuri, ahubwo ngiye ni ku giti cyanjye ko mbibona nanakwibye, ahubwo nabandi igicucu utabibye wabura igishuju. Ngiye ku giti cyanjye nakwibye kabisa. Gute Imana iguha ibintu bingana koreya ntubikoreshe. Urumva rero ibyo Kofa avuga ati Kofa limit 90% igiye ko bavuga ko bakwiba 10. Yego 90% wishyiraye. Yego ikigaragara rero muri iyi minsi nuko nyuma y'amasezerano ya Washington, aho yagiye Washington yavuze ko ishaka kujya muri business n'ibihugu bibiri byagiranye amasezerano, u Rwanda na Kongo Kinshasa. Nabonye umunyamakuru umwe muri Kongo avuga ati reba u Rwanda rwatangiye kandi niko amasezerano avuga. Aravuga ko igihugu cy'u Rwanda cyo kizafatanya na Amerika mu byerekeranye no gutunganya amabuye. Mbonye n'indi nkuru ngo hari inama Washington iri buhuze ibyo bihugu byombi no kuri diru y'ubucuruzi. Amerika yarayitangiye. None ni igiki kibuza gukora? Ntacyo. Yego tureke iyi dosiye nukuvuga ngo ari abantu wajinyonge hariya ni bande Wenyevu wajinyonge. Okay, nuko wajinyonge abafite ishyari bagende banywa amazi, amakuru atari meza, banywa amazi ashyushye. Niwo muti birashira bazahora muri ibyo ngo barabizi. Amakuru atari meza ni urupfu rwa ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri France, muri Paris. Ngo kandi ntabwo ari urupfu rusanzwe kuko rukwicwa yishwe. Rero ni ikiganiro ni inkuru ya Denis Senyumva kuri Bwiza, aho avuga ati kuri wa kabiri tariki ya 30 Nzeri ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu France Emmanuel Mathiswa yasanzwe yapfiriye kuri hoteli yitwa Hyatt muri arendesoma 17 mu murwa mukuru
Arc de Triomphe nk'uko ubushinjacyaha bwa Paris bwabwiye Le Figaro bwemeza amakuru yatanzwe na Le Parisien. Ibimenyetso bya mbere by'iperereza byerekana ko uyu mugabo w'imyaka 58 yaba yishwe anyujijwe mu idirishya akagwa hasi kugira ngo byitwe ko yiyahuye. Yego. Ubushinjacyaha bwagize buti yari yakodesheje icyumba mu igorofa rya 22 muri hoteli. Idirishya bigaragara ko yakinguwe ku ngufu. Urumva ubwo ni kwango bamusunitse bamupusa vers le bas. Wone ko mwinjira muri chambre harimo abantu baguteze. Yego. Umunsi umwe mbere yaho umugore we yari yamenyeshejwe ko yabuze. Ubushinjacyaha bwatangaje ko umugore yari yerekanye ko yakiriye ubutumwa bwe buteye inkeke kuri uwo mugoroba. Brigade ishinzwe guhashya ibyaha byibasira abantu niyo yashinzwe gukora iperereza. Buriya se la France ko mbona igiye kuba umujyi ndashaka kuvuga Paris umujyi utari Paris, ariko burya amadocumentary muze gukurikirana yo mu France ntabwo Paris ari umujyi utekanye. Ntabwo ari umujyi utekanye kubera Prince haza n'abantuza niwo wa mbere ku baturiste. Yego baje kureba turifeye ahantu yari abaturiste benshi haba ari n'amabandi menshi n'abakriminali n'abagangster. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yego tujye muri Kongo Kinshasa rero. Reka tujye muri Kongo na mbere ko twinjira ku nkuru nyamukuru ya Kabila. Ko ari inkuru hano ndimo ndabona FRDC yatangije ibitero ngo byo kwisubiza Nzibira. Yabitangije umunsi cyangwa byaratangiye kuva Nzibira yafatwa nta na rimwe rero ngo yatangije ibitero Karundura byo kuba yakwisubiza agace ka Nzibira twagiye tubona Abdara ko na agace kari strategique kandi uduce turi strategique nawe urabizi aba baraturwanira cyane. Ikindi wenda turi bugeho muri Kongo nuko umutwe wa FCM23 wamaganye ibihano igihano cy'urufu cya katiwe Kabila. Witiriwe ngo kuba chef wa FCM23 kubinasi ya FCM23 kuba chef wa FCM23. Okay, bazano bihurira bekakuyobera. Yego. Hanyuma ikindi nawe inkuru nayimbonye ni Kisangani nawe tuyinyarukiraho. Yego. Yego Kisangani batangiye kugira ubwoba batutekereza ko ngo haba hari FCM23 iri mu nkengero za Kisangani. Yego. Brigadier General Jean Daniel Batambombi umuyobozi wungirije ushinzwe uburere mboneragihugu no gukunda igihugu mu buyobozi bukuru bwa FARDC yamagare abaturage ba Kisangani mu ntara ya Chopo kugira uruhare rugaragara mu kurwanya gucengera kw'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Kisangani. Urumva batangira ati mukore amarondo FCM23 iri hafi. Tumuhango uwo muhamagaro watanzwe kuwa mbere tariki 29 mu nama yabereye ku rubuga rw'abahowe Imana yitabiriwe n'ingeri zinyuranye z'abaturage, abayobozi ba komini, abayobozi b'uduce n'imihana, abamotari n'abayobozi batandukanye ku rwego rwa za territoire nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo Net.
General Batambombi yashimangiye ko kurwanya abacengezi ba M23 atari inshingano z'abayobozi gusa ahubwo bisaba uruhare rwa bose ndetse n'abaturage kugira ngo hatabaho kwaguka kwa M23. Urumva rero hatangiye kuba kampanye anti AFC M23 kubera ko bateganya ko ishobora kuba iri hafi kwinjira ngaho. Ariko izi kampanye njya mbona zitangira ndayibuka hari n'ibihuha byigeze kuvugwa biturutse mu ngabo za Kongo. Yego. Karemi. Yego. Wabonaga barimo gushyiramo ingabo nyinshi mu mujyi wa Karemi bavuga ngo AFC M23 yaba yasatiriye Karemi. Ariko ni nayo mpamvu tugarutse kuri iki gice cya Nzibira impamvu ubona Kongo nayo iharwaye cyane hagiye kubisibaniro nukubera iki nukubera ko barimo kubuza ko AFC M23 swat ishaka kwinjira Kisangani cyangwa se Kindu cyangwa se muri bice byerekeza za Shabunda. Ni nacyo kimwe na Warikare wabonye ko ibiraro barimo kugenda babirasa AFC M23 kongera ikabisana. Nuko impamvu burya y'umuntu arashe ikiraro cyangwa imihanda nuko bazi neza ati we guma iyo ngiyo ntukomeze kunkurikira hano ngenda nanye ndemeye ngiye hirya ariko we ntuwareka wenda rafitayema n'ibiki byose bigabanuka kameme burya ari ikintu baba bakugabanyijeho baba bagabanyije frenage wari ufite kuri rafitayema ntabwo bagabanyije frenage ntabwo bagufrenye baba bagufrenye kuko twabonye hari intwaro nini zigenda ku makamyo biba bisaba ko zishobora guca kuri ibyo biraro. Yego jambo kabikurikiye nyine waciro nukwanga utakomeza kunkurikira. Yego. Ariko rero ibi ngibi nabonye arakawodiona nabonye umukongomana avuga ataba abantu bararenze ni gute ati bubatse ikiraro Kongo yari yasenye ati mutabare ahubwo byaranyoye abantu sinzi ko ati bahise atumenya ari ibimanuka ati saa 10 nimugoroba saa 11 bari bamaze kucyubaka nanone ataba abantu nibimanuka wenda twakabashyiriramo bakakumva yabo bazi ati abo bantu nibimanuka birenze kwemera cya kiraro bagishubije jambo grupe baada ya kushinda tena bwana kilalo ya shesha ile ya Kankinda wanaijua kisi walikuwa na ikata wanaimaliza mwaima diseteri ya magharibi kumaliza ijenga kuisudi wenzetu kabisa biko nguvu tu tunayi muvuma sijui shinga tujue kope kabisa tujue shiba kongomani tujue moshere hawa watu sijui kilalo ili wanaimaliza mwaima diseteri ya magharibi ubwo byahura ati kiraro rwose bari basenye baragishoje ati baragishoje abahungu ati ibanga bafite ryayoboye abanyamahanga imikorere yabo ni yihe abantu ntabwo tuzabashobora ati ibanga u Rwanda rufite ryayoboye abanyamahanga ndirimbo bajye baririmba. Ikibazo nuko ira message nabo rero ushobora gusanga barimo kuvuga ati ibanga aba bantu bafite ryayoboye abahanga urandi ikibazo nuko bwa ati kiraro baragikoze mu kanya barabaguyeho mwihute siyo message se muri ati birenge ni wo bwirwa urumva birenge ni wo bwirwa nyaruka cyane cya kiraro ntugire ngo ntabwo bari kwambuka bamaze kugisoza ati bamaze kugisoza uribuka yitwa Pwete naho Peti yes Peti wabonye ko ni ikirano cyari strategique bavugaga batereka tukirase kugira ngo tugabanye ubukana bwa M23 ishobora kutugeraho ishobora kutugeraho isa ariko ngiye burankavuga ni M23 ubundi yagombaga kujya duha yarafashe Kisangani yego kuko tugende muri experience z'ababanjirije ba RCD n'abandi bose icyo gihe habaga negociation Kongo yumvaga negociation yari uko hari ibiginono bikomakomeye bitangiye gufatwa oya ahubwo nanone twakomeza yuko burya AFC M23 yatunguwe no kwemera imishyikirano kuko yarabivugaga yari mu munyenga yarabivugaga bakanga ikavuga toke dukomeze turwana igihe abikoreye rero igihe bemera imishyikirano Uvira yari tarafatwa Kisangani tarafatwa je nakubwiye ngo nayo yagiye dore yumva itabishaka yagiye kuko yari ifite umuvuduko uremere wowe bakujyana ahantu wakwishimira kujyana mu mishyikirano buri abasirikare bari gutsinda uzimorari baba bafite yego iyo momentum ntabwo bakomeje kwigaragaza kubera ko nani imishyikirano yahise iza reka tugerere muri Kongo kuvuga ngo rero uduce twose turimo intambara yaba Rucuro ejo twabigarutseho yaba Masisi yaba mu majyepfo tubonye ko Nzibira none FRDC na coalition yayo bahagurutse
yaba muri bya bice bya Minembwe ejo nabyo twagarutseho ni uduce nyine urebye Kinshasa idashaka irimo ugufrena ko AFC M23 ishobora kuba wenda yakwigera imbere ikafata imijyi ikomeye. Yego ya tubuse twajya kwa reka tujye noneho kuri dosiye y'umugabo witwa Kabila Kabange mbere yo kuyijyaho we navuga nahita njye munoza uburyo abakongomani bamuvuze. Urashaka kureba icyo bari kuvuga ko yego binyureho kuri social media. Ni ukuvuga ngo Kabila cyambere na mbere hari ibyango bamuhanaguyeho. Yego icyaha cyo kuba ari umunyarwanda urukiko rwakimuhanaguyeho. Ariko abantu b'abanyarwanda bikora icyaha gute? Urumva koko umuyarwanda ari ubupfura ari umugisha. Ndimo ndabona abandi babirwanira. Yego sibyo ni ukuvuga ngo ku mbuga nkoranyambaga abakongomani bavuze bimwe biteye ukwemera. Bavuze cyane bati mwebwe muravuga ngo Kabila arabashyigikiye mfete Kabila. Arabamubwiye ati papa Kabila ati wowe humura ejo bundi mu 2030 abagucira urubanza nawe uzarubakatira. Arundi wavuze ati un roi reste roi. Bakondamné il est unique que les Congolais reconnaissent. Il est unique que les Congolais reconnaissaient comme père de la démocratie et de l'alternance pacifique. Il est clair. Il est clair que les Congolais le reconnaissent comme le père de l'indépendance. Umwami ahora ari umwami. Ati bakondana bite nta condamnation bagukoreye. Ati nta condamnation bagukoreye. Ati niwe muntu mu mateka ya Kongo wabaye papa wa demokrasi. Yego sibyo. Ati kubera ko watanze ubutegetsi ku mahoro ku nshuro ya mbere muri Kongo. Undi ati vous affirmez qu'il est en intelligence avec les rebelles. En même temps chef de la AFC M23 et vous les condamnez à mort alors que parallèlement vous négociez avec ces mêmes groupes rebelles à Doha. Le peuple se demande ce que veut réellement Kinshasa. Si c'est la paix, pourquoi tant d'incohérences et de contradictions qui la sabotent? Umva ikibazo babaza n'iki uri kuvugana n'umuntu idoha anturuta uri guca umutwe abantu bose waje kuvugana nawe yabavuganye nawe ati ni contradiction yasanzwe indi contradiction ati ni gute ushinja umuntu ngo ni intasi ya FM23 ati kandi nanone ngo ni chef wa FM23. Yego atarimo contradiction. On dit que le théâtre est fini. On n'a pas vu de preuves contre Kabila. Une jurisprudence pour le et pour le roi Soleil, car beaucoup de preuves existent contre lui. Massacre de Wazalendo, massacre à la prison Makala, invitation d'M23 à Kinshasa. Ubwo ari kuvuga noneho ibyo barega Tshisekedi ati dufite ibyangombwa byose bigaragaza yuko hari amakosa menshi yakoze. Dukurikije jurisprudence uko mwacirira urubanza Kabila. Yego nawe nirwo bazagucira. Ati none nirwo bazagucira kuko watumiye mu 23 Kinshasa. Muravugana abazarendo w'Kinshasa abazarendo warabahitanye turabazi. Massacre ya prison imakara ibyo turabizi. Urumva ati subwo urumva uravuga iki koko? Ati nawe nibyo bizagutegereza. Yego rien de bon ne peut sortir d'une justice malade et d'un régime des incompétents. Nta cyiza cyava mu butabera burwaye. Gusa ni nyinshi izo ni nyewe wenda narimbabwiyeho ni nyinshi zirimo kugarukaho abakongomani benshi nago babyishimiye. Hari n'abandi bavuga ko Katanga ishobora guhita ishya. N'abanyabwoba bari wenda indi nuza muntu yasorezaho hanze insolite. Trump yongera avuga yabwira abasirikare ati reka mbabwize ukuri ati sejo bundi tariki 10 z'ukwezi gutaha nakusuku kwa 10 bagiye gutanga prix Nobel. Ati kibabaje bazayiho umuntu utaragize ikintu akora uri aho ngaho arashaka ati rero reka mbabwize ukuri banyamerika ngiye nibatama prix Nobel n'ibintu byose nakoze n'uburyo ngiye guhagarika intambara ya Gaza ati izaba ari igitutsi ku banyamerika.
reka rero tuvuge ku byerekeranye n'urubanza rwe yakatiwe urubanza rwo gupfa yakatiwe yahawe igihano cyo gupfa bamushinja ibyaha byitwa viol bamushinja meurtre apologie trahison apologie ni nko gukwirakwiza nuza twabyita nkaho ari kwangisha abaturage ubuyobozi yego trahison complot propagande des actes de crime complot ubwo ni nuza ni kugambanira igihugu complot ni nko gufatanya n'abandi ni complicité propagande des actes de crime de guerre yakwirakwije ibikorwa bya uyu mugabo afite ejo murambaza ati biragenda bite ndakubwira narabo umwere tugendeye ku bya South Africa ngiye by'ubwere bwo ntabwo nabonaga rwose ariko ndongera ndakubwira ni justice ya Congo ni justice ya Congo igiramo bamukase kandi n'amafaranga menshi miliyari hafi 33 ngo yasabwe na société civile ayo miliyari rero nubwo bavuze ko nta gikorwa cye kizafatirwa ariko biriya ni ukubeshya iyo umuntu agukatse amafaranga angana kuriya bazabiteza cyamunara bigomba gutezwa cyamunara ariko ni bya bindi ngiye nakubwiye ntabwo bifite amapine azabisanga ahubwo bukabira tugiye kumubona noneho uko akundi yajya agaceceka akazakomeza imiterere kuriya niko ateye ariko ubu noneho agiye kugaruka muri politike le condamné à mort ubwo abaye umukondane w'urupfu nanone muri bice akurikiye nanga bisimwa niyo mpamvu wa FCM Ventura yahise yamagana hari n'undi Kabila nawe yari yakiriye urubanza rwo gupfa no arya bya Mungu ntabwo yari yakiriwe yari burundu uravuga bya Mungu le general bya Mungu yes ni ukuvuga ngo nawe harabo yakatiye urwo gupfa nawe baramukatiye ubwo na Kisekedi rero abe yiteguye yego ikibazo rero buriya turebe ese uyu mugabo ubundi usanzwe utamenya ibyo ari gutekereza wamenya araza kwitwara gute uyu mugabo singiye kuvuga ngo wenda turamubona muri FCM Ventura ariko tugiye kumubona muri politike yindi ewana y'injyana muntu icyambere ni umuntu uri experimente siritere ku rugamba n'umusirikare gare abantu bagiye bagirwa ko Kabila ari umusirikare yararwanye yari mu bantu bajye ku rugamba n'ubu ngubu yabikora ni mutoya aracyari muto ari imyaka harya 60 afite 50 n'indi gutyo ni 5 gutyo yego icyo ni kimwe urabona za ku rugamba rwa Pweto bari baramufashe miri yego urukuvuga ngo ibijyanye na rize z'igisirikare maguye zose z'igisirikare arazizi ibijyanye na politike yabayemo imyaka 18 muri Congo ntacyo wamubeshye ubu rero tugiye kumubona uribaza ko Kabila zemera ibi bihano ngo bamushyire ngo igihano cy'urupfu kuko urukiko rwategetse ko agomba gufatwa yego ubwo bagiye gusohora mandat d'arrêt international kugira ngo aze arangize igihano yakatiwe namubonye ibintu bamushinjije ngo gukorana n'u Rwanda ngo kuza Goma anyuze mu Rwanda niba umuntu wese uje Goma anyuze mu Rwanda ari icyaha simizi tukibaza bariya Senko banyuze hehe numva baza Senko bari guhamagara ngo bazakoresha ngo inama intercongolais bageze mu Rwanda ntibakiriwe kubabaye iki oyereke no mu Rwanda bageze na Goma bavugana na FCM Ventura baraharara byabaye icyaha rero ni ukuvuga ngo ibi ni ukuvuga ngo guca intege uyu wabaye perezida Kabila ariko njye ndemeranya n'abarimo kugaruka ko dushobora kubona ikintu kigiye guhinduka muri Katanga ikibazo ni abanyabwoba ni abanyabwoba ibyo ndabyemera ariko abanyabwoba bafite imbere y'abo muntu ushobora kuba umurevolutionniste bakamurwanaho se bakamurwanaho nabyo byashoboka ntabwo byajya kure kuko ushobora kuvuga ngo ni abanyabwoba bakaba bakora pourquoi se batakorana n'uyu mutwe babona ufite imbaraga ariko umuntu ufite imbaraga uramwiyegereza reka dutegereze turebe icyo arakora nyuma yo gucibwa urubanza ubusanzwe adashatse gukomeza kudesova abantu dore ko nawe atoroshye ukurikije uko yitwara
yagombye kuva muri silence ye zahoraho ntabwo Kabila agiye guhinduka ngo kuba bamukatiye urwo bufu yego ariko agiye guhinduka agiye kwigaragaza ku rwego rwa politiki politikoma agiye kugaragaza aho ahagaze ikindi ni mutoya yego niba tubona ba Paul Biya ku myaka 92 nabonye ndi insolite none arimo aramamazwa n'undi musaza nawe utabasha kuvuga niwe uri kumamaza gushyira kuri resava umusaza atari gushobora kuvuga ati ariko biterwa n'imico bashobora kuba abantu biriya bumva abasaza nk'abo ati oye ati oye kandi Paul Biya ibereye mu Busuwisi ararwaye rero Kabila ni mutoya kuvuga ngo aragarutse kuri scene politique Kabila ubu se reka nkwereka Abdara yego Kabila tugiye kumubona nk'uko twabonye perezida wa Congo Brazzaville Sassou Nguesso agaruka agakubita ba Pascal Lisuba bamaze kugira n'abakorera Bernard Korera yego ni yari perezida mbere yego akavaho akongera akagaruka kandi pour de bon cette fois c'est pour de bon Kabila kuki se atabikora ubu uzi umuntu wahaye intwaro n'iki Lisuba na pana Lisuba nuza uyuriho Sassou Nguesso yego nuza ni ba mwana we harya ni ali Mari Bongo bongo sibegera nyamwe ati garuka shawe utegetse buraryo kubera ko banasangiye abagore ngira ngo oya ahubwo yashingiye umukobwa we yari yarashingiye umukobwa we Bongo yego urumva bari numva ubwo yari sebukwa ahubwo ni sebukwa ariko icyo gihe yakije umuriro wa danger Brazzaville abarayifashe rwose ubwo urambwira ngo Kabila ni umuntu ukerensa wayoboye igisirikare imyaka 18 wayoboye igihugu imyaka 18 muri Kongo icyo gisirikare kikirimo ubwo urumva Kabila ashatse kugicamo kabiri byamunanira ikindi bura twakwibaza Kabila muri we mu mitekerereze muri buryo acecetse yatekereza ko yaceceka gihano cye kizakurwaho par une négociation wenda iri ku ruhande na bya negociation Kabila nubwo acecetse buri abantu nka bari abangana agasuzuguro yego mu Kongo agasuzuguro nawe agiye kwiyerekana ashobora gukora modeli isa neza na FCM-Betro nk'iyanuza twari tuvuze Sassou Nguesso ahubwo akayikoresha gute noneho igihe akaba ari cyo cyiza kugira ngo yifashishe undi mwakiteri mushyashya uzarwanya ari wa FCM-Betro Hussein yaje ariko ntabwo yakwinjira muri FCM-Betro ahubwo yakare ikindi kintu cyafashwa na FCM-Betro pourquoi pas niyo kuregara abantu banabona nabyo ni wanabitindaho Corneille Nanga wari nuza Revier ikishasa Corneille Nanga se mu kugaragaza kwifuza gutegeka we ntabwo yabikenera ariko hejuru y'inkoko abadendo reka nkwereke impamvu hejuru y'inkoko abadendo hari done zizashingirwaho kugira ngo abantu badetermine uko bazabaho ejo hazaza Bulos Masadi Bulos ejo burya yavuze yagaragaje ko hagati ya AFC/M23 ashobora kuboneka ikintu kijyanye no kujya mu ngabo ikintu cya mbere no kuba hagomba kuba guverinoma local bagira mu ruhare ntabwo iyo guverinoma local ikenewe na Kivu gusa ishobora gukenerwa na Gatanga ishobora gukenerwa n'ahandi hari iyo abo bantu bandi bashobora kubyutsa icyo gitekerezo bati natwe nous avons besoin d'un gouvernement local ikindi gitekerezo wenda nkorohereje yego uko Kisekedi arimo gukomeza gukoza ibintu afata umuntu wabaye perezida ngo akamucira urwo gupfa hano ndabivuze ntibizabatangaze Kongo ibaye nka Yugoslavia yego bizamera gutyo igacikamo apana iyo ngibi byo twavugaga bya M23 by'aka karere yego igacikamo ibihugu byinshi cyane byinshi igaturikamo ibya bintu batinya bita abantu iyo bavuze balkanization ahubwo mbona aribo bayikora ntabwo basobanukirwa balkanization ni iki yego balkanization mwiye urugero rwa Yugoslavia yego ni ukuvuga ngo ni igihe urugo bari nka ruriya runini rugaturikamo ibihugu byinshi buri gihugu cyigenga ariko nka nuza buriya Sudani ntabwo twavuga ko habaye balkanization kuko ni agace kamwe
kavuyeho kigenze balkanization ni terime ivuga ngo ni nk'igihugu gituritse ni ibisate by'igihugu ni ukuvuga ngo uko arimo arakaza ibibazo kandi abyinira kuri bari abakiteri bafite experience ari kuhatiza umuriro wa balkanization ari gutiza none umuriro wa balkanization ku buryo Kongo ajya kumva ishwanyutsemo ibice byinshi kandi abanyamerika babyungukira wasezera Pierre Rwasibo ati icyo kiraro amakuru yacyo yamenyekanyije ubwo nicyo kiraro wa mugabo yavugaga yego n'abandi banditse n'abandi ibyisa rero twasoza ikiganiro tukajya gukurikirana n'ibindi tuzavugana n'abadukurikiye ejo wenda muri update amasaha igihe iminsi biduhereza ubundi bumenyi buko iminsi igenda yiyongera twebwe ntabwo tubona amakuru ejo dushobora gusanga ijambo wenda nka rya Perezida Kabila yavuze ati ibi byo kunshira urubanza ntacyo bivuze reka turebe ibyo ari byose tugiye kwitega ijambo noneho rye yego kuko muri bya bintu aherutse kuvuga birenga niba ari bingahe yego bigomba gushyirwa mu bikorwa yego reka dusezere ku nshuti zacu